My boss Daniel, was my boss. Yitwa super manager, ninde achievement, ninde CV, ninde contract, nandi mafaranga yinjiye. Abantu barakibaza ibanga ukoresha n'uburyo abayobeye. Uretse kuwenda ibanga ari ukuryama neza, uretse kubibanga ari zero, ukoresha ire ibanga ujya tatu gusanga. Badusobanura ibanga kuryama neza waryamye matara Dodoma. Matera Dodoma. Ibanga bivuze ngo ni zero, no gukoresha service za Airtel, iyo bita Airtel Money. Iyo ukoresha service ya Airtel Money, ukohereza amafaranga kuri telefone zose, mbese imirongo yose ushaka. No kuri Airtel. Nta mafaranga ucibwa. Iyo wohereje kuri banki nta mafaranga ucibwa. Nibyo rero uvuze zero kugira ngo abantu batibaza ngo zero. Iyo ni terime yacu muri Airtel tuvuga ngo ni zero. Mbese ntacyo utanga iyo wohereza amafaranga ukoresheje Airtel Money. Hanyuma no kuryama ibanga ryo kuryama neza waryamye matora za Dodoma. Hanyuma mbaze ikibazo nari mubaje ni ubigenza gute kandi no mubaze ikibazo kivuga ngo ubigenza gute kugira ngo tubone uri muri brand ambassador ya Airtel, brand ambassador wa Dodoma, brand ambassador wa company zikomeye cyane by'umwihariko turira ngaha umaze gusinyira kayabo. Munakibaza ngo buri munsi na achievement, buri munsi ni contract. Super manager nta ndirimbo afite. Abantu benshi bajya nibaza ati super manager akora iki ariko akomeza ugatera imbere ukoresha irebanga. Icyambere uvuze ngo nta ndirimbo ufite ahubwo vuga utunuru na iheruka gusohoka vuga utunuru gusohora indirimbo ariko indirimbo zo zirahari hari Sheila, hari Sexy Lady, hari The Ben yaririmbye ngira ngo niyakunda bayita Sexy Lady. Iriya The Ben yaririmbye asubiramo yitwa Sexy Lady. Hari Sexy Lady, hari Sheila, hari Uruwanje, najyaga nkumva hari najyaga nkumva indirimbo ni nyinshi ahubwo vuga uti maze iminsi udasohora ariko n'uko kwezi gutangiye gusohora. Ibyo ngira nkubwire ari ibanga rya mbere. Ibanga rya mbere ni ugukora cyane. Kandi ikindi cya kabiri ngiye kwivugira byose muri press conference n'abanyamakuru bagenzi bawe. Sawa sawa. Ikintu gikomeye cyane kuko urumva n'ubundi Bruce Melody ntawe yari buzapfa mbere ariko kubera Airtel yamuhaye amahirwe yo kongeraho. Ibyo byose mwese murabizi. Ntabwo akwemera. Ntabwo akwemera. Rore se wowe wakwemera umuntu ukurenze? Umuntu yakurenze wowe umwigiraho. Ahubwo avuga uti ahubwo ubwoba yari afite aravuga ati nzapfa mubonye ariko kubera Airtel umurongo uduha ibirenze kandi bidahenze watumye Bruce Melody agira amahirwe n'ababona super manager mu maso. Rese yari buzapfa mubonyeho ntabwo ni mumbwira. Bara nabwiye ngo ubu kiganza namukoresheje nta kigikarabo. Reka avuga ati nakoze mo. Abantu none se koko The Ben yamukubise akanyama? Koko The Ben yamukubise akanyama? Oya ibya The Ben n'ibya Bruce Melody bose bakora music ariko ngiye sindi umufana. Ngiye ndi umwe mu bahanzi ariko n'undi umuhanzi urenze bari ahubwo ngiye nsubira ikibazo cya mugenzi wawe uri umbajije ngo Bruce Melody koko yahuye nawe. Yagize imana kuko nari uzapfa mbonye. Airtel mu amahirwe yo guhura n'umuntu ukomeye witwa Super Manager nawe nagendere kuri ibi. Ubu nuko ko yandamukishije ngo ntarakoza abantu barambye mwanze kugukaraba. Kine cyane. Imboga bashyiraho nta handi wabisanga mu Rwanda. Ibintu byose birahari. Amatapi yo mu modoka. Ninde mushaka ni hardware. Ibikoresho pe. Ibikoresho bya jaride. Ibikoresho byo muri jaride. Makabyara ari ikintu hano mutabonye. Ibyo kurya by'iki? Ntabwo bacuruza. Ibyo kurya by'iki gute? Ibicuruza byo kurya. Amashokora arimo, ibyo kurya birimo. Kandi noneho urumva hari n'andi batarafungura. Urumva hari ahantu h'ububari n'ibibuga. Hari ahantu hari ububari hejuru nyine kuri furo ya nyuma. Hari ahantu twateganyije hazakorerwa ibibuga by'umupira, basket, volley, football, tennis. Harimo n'ububari n'ibikiro cyose nyine bazajya bakina abantu baje nko gukora siporo bahita baniyakira. Nibyo kunywa bijye. Nibyo kunywa n'umupira
bagiye kuzana screen ya mbere, nibwo bwa mbere igiye kwaduka mu Rwanda. Screen ya mbere apana zose z'umubona hano hose. Screen ya mbere mu Rwanda izajya ibipima bateganyije ko uburebure gutya metero 20, ubutambike hejuru metero 30, ku buryo uzajya ureba umuntu wese umeze nk'ubire kampano z'abagore. Kwimakiya abagore bashaka kwimakiya sasa, abagore mu Rwanda, abanyarwandakazi ushaka kwimakiya ebana do niho hambere kwisi wimakiriya, ukimakiya ebana ukagenda ukaba beautiful. Ibikoresho by'ubwiza byose do muzana ngeragenzuwe cyane. Ngwino babwire wowe. Yego, mfite certificate ya ibikoresho by'ubwiza na makeup. Dufite certificate ya FDA, nimugire ikibazo byujuje ubuziranenge. Nimugire ikibazo rwose. Safi sana. N'abakobwa baraho gaba bambaye Abakobwa bageze n'abakobwa. White Home Market ni supermarket, ni mall bazajya baranguza amasupermarket. Supermarket yatubwiraga abandi b'amajeri batangiye gukorera hano akazi muri home market, cyangwa se mall. Twagiye aho rero abangaba bavuga ati twabonye akazi kandi twigisha baragira abakobwa nta kibazo n'abahungu bafashwe. twibereye muri move ya mbere mu Rwanda yabaga mu Bushinwa, ahandi igiye kubaza kuba iri honyine ni muri Kigali. Bivuze ko abantu bose bazajya baza no kuba barangura hano. Urabona rero ko harimo igikoresho kabisa. Iyi ngiyi izajya iranguza rero, iyi ngiyi ikaba izajya iranguza. Urabona ko igikoresho hano kirimo hano amamiliyari aba yamenetse, amamiliyari hano aba yamenetse. Tundi twaba tutaba twiza cyane, urabona ko aba jimu nabo bagiye kujya baza hano. Ariko hano harimo igikoresho turntable, urabona ko turntable. Tundi twa dukino tw'abantu baba bahazi, muratubona. Tennis tureka hari udutebo tennis muratubona. Izi ni za ntebe zo mu ofisi abantu bagiye kujya baza kurangura hano. Ni mall ya mbere mu Rwanda, yabaga mu Bushinwa aho kandi yongeye no kuba iri hano. Arumva ijana nakubwira nakubwira ngo ni munange. Mukaba muzamudusanga hano muri iyi mall ya mbere mu Rwanda izajya iderivaringa ku zindi supermarket zose zitandukanye. Cyeza kugira ngo mubibona, ubona ko igikoresho kiri mu kazi twa table tennis tw'abantu baba bahaze ni hano dusanga. Ubona ko ibikoresho bya gym, intebe nziza cyane z'ama office. Ibikoresho by'abana b'abasirimu cyane ni hano ibintu byose bizajya bigurirwa. Ariko babana barabyaye bafite utwana tw'udusirimu bateganyirije kubyara, pana umuntu wabyaye ahubutse. Urabona ko igikoresho hano kimeze neza cyane. Zino za ndabyo ushobora guha umukunzi wawe zidasaza. Intebe nziza cyane z'ama office, muzibona ngira ngo intebe irimo iragura 180. Hano harimo amafaranga menshi.